twongeye kubabwira mwiriwe ko uyu munsi ugiye kwira ndetse mwaramutse aho bukeye. Iki ni cya kiganiro cyo kuri Kivu News, murakomeje n'isesengura ya Muzerugira. Ubushize muribuka ko twagiye tuganira tuvuga ngo ese hitezwe iki aho AFC M23 twirwaneho iri. Turavuga tuzagenda tureba ese imiyoborere myiza yitezwe hariya irahari, ese bariya abantu kuko yatangiye twumva ko ari M23 yishyuza amasezerano yasinyanye na leta ya Kongo, ayo masezerano bishyuza nayo kubaho kwabo, aho bicwaga, aho imiryango yabo myinshi iri mu nkambi zitandukanye zigize ibiyaga bigari ndetse no ku yindi migabane. Akabaho abo twita twirwaneho nayo irwanira kugira ngo ibashe kubaho, bitewe n'iki? Ari ingaruka ya kwa kuri twavuze ngo abanyapolitiki bakoreshamo. Umunyapolitiki aho kwerekana projet de société yunga abantu, akagaragaza politike yo kuvangura ubwoko. Kandi ibyo twaravuze ngo tuzabiganiraho umunsi umwe, turebe koma iso les acteurs et victimes, abo bakoresha iyo manipulation, abo manipulating abantu babandi les acteurs babikora. Uno munsi usanga nabo bari mu ngaruka, wawe ni wabikoze ari wo byikoreye, ni kugizaho ingaruka ari wo bikoze. Twarimo tuvuga ati hitezwe iki aho AFC M23 twirwaneho yigaruriye, aho leta yahunze ikavaho, barwana bavuga ko bagiye kuzana ubumwe bw'abakongomani, bavuga ko bagiye guhindura ubuzima, hagiye kubona imiyoborere myiza. Twavuze iki imiyoborere myiza igaragariraho ko ari byo bibyara demokarasi. Turabona uno munsi reka twongere dutereho imboni, dushyire akavugirizo turebe mwese bihagaze bite. Comme les commentaires ont dit, ils ont dit qu'il faut mieux que nous puissions introduire le sujet en anglais ou en français, pour que les gens puissent comprendre, qu'ils comprennent l'idée générale. Parce que certains, ils comprennent le Kinyarwanda, le Kinyamurenge, le Kinyamasisi, pas à 100%, mais l'idée générale est là. On est en train d'analyser, voir comment l'endroit occupé par AFC M23 Twirwaneho est gouverné. Si nous parlons toujours le gouverner, on va voir qui est gouverne. On voit le colonel Nanga, on voit le docteur Kanyiki Freddy, on voit Bissimo, on voit les autres avec le général, les deux généraux, Sultan Makenga et Sematama Charles. Ces acteurs dont nous parlons, nous allons voir, nous analysons comment ils gouvernent. Et le bénéficiaire, nous la population, nous les bénéficiaires de ces pouvoirs, on est géré comment? C'est l'analyse fera référence d'évaluer un saut, voir les actes et les activités menées, quel sera le résultat de ces projets dont ils sont en train de mener. Voilà, notre analyse ne sera pas tellement exhaustive, mais on va essayer de voir réellement l'idée générale. We are doing analysis. That analysis is due to see the place occupied with AFC M23 and Twirwaneho, how they are governed, how people they are benefit in that governance. If not, is bad governance. If yes, is good governance. So we are looking in general, but Kinyarwanda it will be promoted.
nkuko twabivuze badusabye kujya tuvuga mu kinyamahanga mu rurimi rutari urwacu, ariko utazi ikinyarwanda cyangwa ikinyamurenge cyangwa ikinyamasisi byibuze abafiteho kumenya ngo niki bagiye kuvuga. Twavuze ko tugiye kureba ngo ese imiyoborere yitezwe hariya yihariye igeze he. Abo bantu bavuga ko barwanira kubaho kwabo ndetse n'abumva ku karengane bakabafasha, imiyoborere kazaba imiyoborere y'abakongomani, atari imiyoborere y'abatutsi gusa, atari imiyoborere bavuga ikinyarwanda. Kuko dusubiye inyuma, nubwo habaye guhigwa kw'abatutsi, ariko n'abanyarwanda bose bavuga ikinyarwanda bagizemo ingaruka. Ntabwo ngiye gutanga ubuhamya, ariko ndibuka muri 1998 Irumbashi baradufunze umwaka wose urarangira. Aho ngaho namaze umwaka wose ntabwo najya kuri statement, ntabwo nigeze njya imbere ya auditeur ngo ambaze l'infraction niki, kwari gusa n'umututsi, kwari kuba umuntu ari muremure afite isura imeze ko bayitutse, hanyuma kikaba icyaha umuntu agafunga. Twafunze umwaka wose, ariko mu by'ukuri abari bafungiwe bose nuko bari abatutsi gusa. Nabonyeho n'abanyagasai bafunzwe tumara n'amezi menshi. Umwe twari kumwe we yagiye gusamba ababwira ngo niba muri kuri we ni umuhutu. Bari bamufashe ko bumvise avuga ikinyarwanda. Cya kinyarwanda yazize ntibyavuze ko bamukubita, ntibyavuze ko basakaje inzu ye, ntibyavuze ko turyama ahantu tudapfunyije, ntibyavuze ko tumara iminsi myinshi tutarya. Wa munyagasai wafunzwe hahandi yafunzwe nka yitwa umututsi. Iyo ni ingaruka imwe y'umunyapolitiki akoresheje amoko. Ibwabwoko bumaze kuba diabolize, bambuwe agaciro bya biri twavuze, n'abandi babigwamo. Niyo mpamvu mu nyungu rusange tuvuga twiteze kuri M23 nuko umukongomani azashingira ahabwa uburenganzira nk'umukongomani, batamushingiye ku bututsi, ku buhutu, ku bundande, ku bupfurero, ku bubembe, ku bunyindu. Oya. Kandi ikigutangaza abanyapolitike bo baba basangira hariya hejuru, ariko batugeraho twebwe bakaducamo. Twavuze ko tugiye kureba aho M23 cyangwa se AFC M23 twirwaneho iyoboye, aho bigeze mu gushakira abaturage imiyoborere myiza. Igitumye twavuza ngo imiyoborere muri Kongo cyangwa se ya guverinoma ya Tshisekedi ni mibi, nuko kugeza kuri ubu ngubu byavangura kugira ngo agere ku butegetsi. Hari ikintu, ese amazi ari hehe, amashanyarazi ari hehe, sante bihagaze bite, abanyeshuri biga bate, ese umutekano uhagaze gute, abasirikare bahagaze bate, abapolisi bameze bate. Ibyo byose tureba umutekano tuevaluwa duhereye kuri souverinite y'igihugu. Kongo irimo amagrupe arme angahe? Ayo magrupe arme yubatse muri cyene wabo, deconnotation ethnique. Muri ethnie yose ifite ubwoko ikomokamo. Muri baravuga ati abanyamurenge bafite turi Rwanda, ati abanyamasisi bafite iki? Bafite CNDP, bafite M23, abapfurero bafite biroze bishambuke, ababembe bafite iyo bita PNCC ya General ya Kutumba, abashi bagiraga Mudundu 40. Buri bwoko bwose muri Kongo baba bufite Seigneur de guerre. Uwo Seigneur de guerre ni tumusanga Kinshasa. Uri Kinshasa ntabwo abazwa, ahubwo ari positionné kuko baramubwira ngo hamagara abantu bawe. Yababwira ati mujye mu muhanda bakajyayo, yababwira ati murase bwa bwoko bakaburasa, yababwira ati ni mukora iki akaba manipulated ku nyungu z'abanyapolitiki. Tubaze turebe M23 cyangwa se AFC M23 twirwaneho ibyirimo ahiri hano turebe ngo se bigeze biti. M23 mu gihe gitoya kitagize imyaka amezi menshi, nibuka ari tariki 26 le 26 à 27 bafashe Goma. Amasasu yaragomba kuba menshi
abaturage tugahunga tukiruka tugakwira igihugu, ariko wareba abaturage bahunze Goma baza mu Rwanda ni Bugande n'ahandi ntabwo ari benshi bangana n'igihe extorsion na tracasserie yabaye abantu bagahunga bazira uko basa, bazira imitungo yabo, bazira expression zabo, bazira icyo bakora n'icyo bavuga. Bafata hariya bamaze bashyira ubutegetsi. Ubwo butegetsi tuvuga ni ubuhe? Nuko bashizeho guverineri Bahati, bashyiraho aba vice guverineri, bashyiraho ba maire de la ville, bashyiraho ba burugumesitiri mu makomine. Ubwo turavuga ko bashyizeho ubutegetsi. Ubwo butegetsi none tubwitezeho iki? Ese buno butegetsi si bwa bundi bumanipulating? Ubu butegetsi si bwa bundi kuko hose uzajya no mu zindi uzasanga hari ba guverineri n'aba maire de la ville n'aba burugumesitiri, ariko tugiye kureba gestion y'abaturage. Le 16 naho février bafashe Bukavu. Iyo Bukavu bamaze kwifata bakoze kwa kundi bashizeho aba guverineri ba vice guverineri n'aba burugumesitiri n'izindi nzego zagiye. Ariko turebe ese kugeza kuri ubu wa muriro wamaraga isaha imwe ukagenda, ubu ngubu ufite amasaha angana iki? Naho tureba kuko manipulation ntabwo itera compte ya realite d'iterre, ahubwo ireba le besoin, ikavuga ati nzabazanira amashanyarazi ntiyazane. Ariko turareba ngo se kugeza kuri ubu ryabura ry'aya mashanyarazi twaburaga buri munsi harahari? Ese ko tuwanga amazi yo mu Kivu, umuntu akagenda agashaka cukudu ikajya gushaka amazi muri lake harimo gaz, ukayatera ukayazana, umwana akayanywera mu rugo adatetse, ayo mazi yarabonetse? Ese kugeza kuri ubu ngubu zirya za buri munsi, manifestation za buri munsi, ese ntazi kibaho? Ese kugeza kuri ubu ngubu ubuvuzi wasanga akantu kose ngo transfer ihinduka ry'amafaranga rya buri munsi, aho umuntu asanga yikoreye umufuka w'amafaranga, ariko waba ufite $10 ukabasha gutwara ibihumbi bigeze 50. Ese amafaranga kugeza kuri ubu ngubu yaba yaramanutse? Iyi inflation twavuze kuko manipulation y'abanyapolitiki bakora iki? Bakrea imbezwe kandi barangiza bakayihereza iminsi. On va voir demain, on va voir la semaine prochaine, on sera en contact avec le président, il va nous donner des injonctions. Agahora babwira ngo ari marare. Hariya mu gihe naho uwagiraga amafaranga mu nzu ntabwo yararanaga, abantu barunaka barazaga baratwara. Muri Goma, muri Bukavu bihagaze gute? Barya abantu binjiraga abantu nijoro ntibikibaho. Ya mashanyarazi yamaraga isaha imwe noneho yarabonetse? Ese y'amazi y'ikiyaga siyo tukinywa? Ese y'amashuri yahoraga buri munsi abana bagenda bagaruka ho barimo bariga? Ese bwa buvuzi umuntu udafite amadolari 100 ubu arimo aravurwa? Ngibyo bituma tugenda twevaliwa ubutegetsi cyangwa se ubuyobozi mureberwa ku baturage. On va toujours nager à deux côtés. Voir les gouvernants, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'ils sont redevables? L'accountability. Est-ce que bafite umutima uvuga ngo si byo turimo dukora? On va rendre compte. Ikindi, ese kugeza kuri ubu ibyo turimo dukora nta discrimination irimo? Nkaba ngo kugeza kuri ubu ngubu umuntu wese yareba akavuga ati imibereho myiza. Twavuze ko barimo bubaka umuhanda uhuza uva Sake ujya Masisi, kwari kugira ngo borohereze ubucuruzi, borohereze ubuzima bw'abantu, borohereze ubuvuzi, kuko umuntu niba arwaye kumujyana nijoro bizaba byoroshye. Batubwiye ko hari ibirometero 56 birimo bikorwa kugira ngo abaturage babashe kubaho neza. Ikindi, amazi arahari, amazi ngo arimo arakorwa, za Karengera amazi arimo arazamurwa, muri Goma amazi arahari. Batubwiye ko hari amazi arimo ashakwa hagati ya Rushuro na Masisi. Ikindi nuko umuriro, ubu ngubu umuriro kuri Goma ni 24/24.
amashanyarazi twari dutunze, ibiyaga ni ibyacu bikurwamo amazi, ariko twari dutuye buzira umuriro. 24 heures muri Goma, sur 24 heures amashanyarazi ubu ngubu araboneka, kuko hagati navuga muri Goma na Nyiragongo, ntabwo mvuze ahandi hakure cyane. Tuvuze ubuhahirane, abaturage babaho kuko barya, abaturage babaho kuko bacuruza, abaturage babaho kuko bafite ibyo bakora. Iyo badakoze nicyo gihe delinquance iba, nicyo gihe amagroupe arme yiyongera, nicyo gihe abantu babashe gushakira mu nzira zitari zo. Mu makuru dufite nuko turebesha amaso, ni ukuvuga ngo hari inzego zashizweho kugira ngo zorohereze amasoko, mu buryo amasoko yoroshye. Ubu tax zimwe bafahaye abantu igihe runaka kugira ngo babashe kwiyegeranya, maze abashe gutanga na tax. Muri cya gihe wa muturage wabashe kubona ahahahira, ahacururiza, tubona ko ni inzira imwe mu miyoborere myiza. Mu gihe umuturage yabashije kureba televiziyo bugaca, ni umuyoborere myiza. Mu gihe umuturage afite firigo agashyiramo amazi yiwe akayanywa konje, ni imiyoborere myiza. Mu gihe umuturage yagiye ku bitaro akagenda nijoro ntawe yikanga, ni imiyoborere myiza. Mu gihe nijoro utakibika agafaranga kango buce bakuvunnye ukuguru batwaye amafaranga, ni imiyoborere myiza. Nubwo le processus y'imiyoborere myiza itaba ku munsi umwe, ariko ibigenderwaho turebaho ni ibihe? Nuko tureba ngo se abaturage noneho hariya muri Goma, muri Bukavu, nta mushi, nta munyarwanda, nta muvira, nta mubembe, nta munyintu, nta munyamurenge, ese babanye bata? Icyo nicyo kimwe kigaragaza imiyoborere. Ese kugeza kuri ubu tubona service twese kimwe? Ese mu by'ukuri service tugiye gusaba tuzibona vuba? Ese umuntu adafite ruswa yahabwa service? Ikindi, ese amategeko arubahirizwa? Ibyo nibyo bituma tugenda tureba ngo imiyoborere myiza igeze he. Ese abaturage ejo bazavuga ngo tuyobowe neza? Ese umuturage uyoborwa azabona umuyobozi amubwira ati umuyobozi watwemereye iki ngiki ariko ntacyo wadukoreye? Ese groupe za arme zigiye kuzavaho abaturage bibone mu bwene gihugu kuruta uko bibona mu moko? Ngibyo tuzagenda tugarukaho ubutaha. Tuzaganira ukuntu twebwe ari twe twemera guteza intambara ikatugiraho ingaruka. Mu gihe umunyapolitiki akubwira ngo ngende ngure imbunde ukayigura, bwaca ikakwicira umwana. Mu gihe bakubwiye ngo murarya inka z'abarunaka, bwaca barya izabo, bwagaruka nabo bakarya izanyu, nabo bagaruka ukarya izabo, nabo bakongera bakarya izabo. Icyo kintu cy'amahorahorane kibaho, twese nta n'umwe ituye. Igisigaye tuzareba ukuntu dushobora kuba acteur victime mu gihe dushobora gukora igikorwa kandi kikatugiraho ingaruka.